kudashima ni indwara, ni kandi ni indwara y'ibitekerezo. Umuntu ikintu cyose akorewe akabona ni igisanzwe, wamukorera ikintu yari kuzakora mu myaka 3 5 gigakorwa mu munsi umwe kugira ngo azavuge ngo Imana iguhe umugisha, kugira ngo azavuge ngo urakoze, kugira ngo birakaja. N'uburwayi, kudashima n'uburwayi. Reka nanone twongere tubashimire bakunzi bacu mudukurikirana kuri uru rubuga, tukaba tubasaba rwose ubwitange mugira ko mwabuhorana, kandi bikaba na byiza impanuro zigenda cyangwa se zigenda zibanyura muvana kuri uru rubuga muzifashishije n'abandi bagenzi banyu cyangwa se abaturanyi bacu bari hirya no hino, kugira ngo turusheho gutera imbere mu buryo bugaragara ndetse no mu buryo bw'umwuka, kugira ngo ubwo turi mu mashiraniro, turi mu bihe bigoye birimo indwara n'ibyorezo, turusheho kumenya ahava ibyiringiro, ahava ubutabazi. Muri uyu mwanya rero muri kumwe na mwene so Bagirinshuti Pierre Halelua, ugiye kubagezaho iki cyigisho, icyigisho cyiza kivuga ku bintu bibi. Dusenge. Mubyeyi wacu, umuganga mukuru, turagushimye cyane ko igihe tugeze mu mashiraniro, igihe tugeze mu bigoye, ni wowe udukiza, ni wowe utworohereza. No muri ibi bihe turimo rero, turi mu bihe birimo indwara z'ibyorezo, ariko reka tugushimire cyane ukuntu watanze imiti y'uburyo butandukanye. Iyo bibaye ngombwa urategeka, iyo bibaye ngombwa ukoresha ibyaremwe, iyo bibaye ngombwa ukoresha inama. Reka ibyo byose bifatanirizamo kugira ngo ukize uyu mubiri ndetse n'ubugingo wadutije. Niyo tugusabye mu izina rya Yesu, amen. Tugiye kubagezaho rero icyigisho, ariko mbere kugira ngo tukibabwireho, reka tubanze twasomera isomo ritwinjiza neza muri icyo cyigisho. Igitabo cyitwa Kuva muri Bibiliya ntagatifu ni mu Kamisiri. Kuva ni igice cya 23 umurongo wa 25 ndetse na 26. Haravuga ngo, kandi muzakorere Uwiteka Imana yanyu, nayo izabaha umugisha umutsima wawe n'amazi yawe, kandi nzakura indwara hagati muri mwe. Mu gihugu cyawe ntawe uzavanamo inda, ntawe uzaguhamba, umubare w'iminsi yawe nzawusohoza udakenyutse. Ahangaha isomo tugiye kwibandaho ni ringiri ryo ku murongo wa 25 rivuga ngo, kandi nzakura indwara hagati muri mwe. Ese Uwiteka azakura indwara hagati muri twe bigenze bite, bibaye bite? Hano ku murongo wa 25 batanze igisubizo, bavuze ngo tuzakorere Uwiteka. Burya rero gukorera Uwiteka harimo ibintu byinshi, harimo uburyo bwinshi, harimo impano nyinshi, harimo n'uburyo bwinshi. Ariyo mpamvu Uwiteka burya ngo iyo ashizeho akazi ngo n'ibikoresho biba biri bugufi. Aravuze ngo nitumukorera ngo nta ndwara zizaba hagati muri twe. Ni muri uyu mwanya rero tugiye kureba indwara nyinshi ziterwa n'ibitekerezo. Nshobora kuvanga indwara z'ibitekerezo, abantu bakavuga ngo yango none si ngo ibitekerezo si ngo biruta malaria, ngo ibitekerezo se biruta covid, ngo ibitekerezo si ngo biruta omicron, ngo ibitekerezo si ngo biruta diabete, ngo ibitekerezo si ngo biruta rubagimpande. Ugasanga abantu benshi bagiye batangiye kwanariza icyigisho, ariko nta ndwara n'imwe bahishobora kugira mu mubiri taragera mu ntekerezo. Cyakoze abantu benshi ntabwo babizi, abantu benshi ntabwo basobanukiwe, bazi ngo ahababara niho haba hari indwara, nyamara akenshi ahababara ahubwo bari igisubizo, abarubu bari guturutsa ku indwara iri guturuka.
indwara ziterwa n'ibitekerezo. Indwara ya mbere ni indwara yitwa agahinda. Arashobora ati none si agahinda, sinasubwo agahinda umuntu yakivuza ati tunaje kwa dogiteri nkamubwira ati dogiteri mfite agahinda. Urukumva bitangaje, ariko ni indwara irembeje abantu benshi, ni indwara abantu benshi barwaye ariko batabizi. Turi buze kureba ingaruka. Uwiteka reka tumushimire ko yatanze n'umuti, ko nitumwumvira nta ndwara zizaba muri twe. Indwara ya kabiri ni uguhagarika umutima. Izi ndwara zose twibuke cy'imvani turuka hehe? Mu ntekerezo. Guhagarika umutima, indwara ya kabiri. Indwara ya gatatu ituruka mu ntekerezo, kutanezerwa. Hari uko abantu rwose bahora babayeho, ukabona umuntu ashobora kumara amezi 3, ibihembwe 2, ukabona ibyo amezi 6 adaseka na rimwe. Uwo muntu burya abarwayi kandi abarwaye indwara itari kumubabaza mu buryo bugaragara, abarwaye indwara yibere mu bitekerezo gusa yiyicariye aho ngaho. Indwara ya kane ni ugushengurwa. Gushengurwa ni indwara ituruka mu bitekerezo. Iyi ndwara ntabwo abantu benshi bashobora kuyiyumvisha. Gushengurwa, umuntu ashobora kumubwira ikintu cyenda kigiye kuba cyangwa se kiri kuba kitari cyiza, burya ntabwo abantu benshi tubyakira kimwe, nta nubwo tubyumva kimwe. Urwaye indwara rero ushobora kuyikimubwira ukabona aguye no hasi. Gushengurwa, kaba yarashengutse. Indwara ya gatanu, kutagira ibyiringiro. Kutagira ibyiringiro. Ubu hari abantu benshi bariho batagira ibyiringiro, atari uko batabikeneye, atari uko bitanga adahari, ahubwo bakaba ari aho ngaho bakumva bararangije gucirwaho iteka, bararangije kumva ko nta kindi bakimaze, bakumva byararangiye. Ni indwara burya iyo Uwiteka akigutije, iyo Uwiteka akintije iminsi yo kubaho, haba hari ibyiringiro. Turi buze kureba imwe mu miti idufasha muri iyo ndwara y'ibitekerezo. Indwara y'umutima, iyi yo rwose ntabwo nakagombye kwitindaho cyane, yo ubu imaze kuba gikwira, imaze gusakara hose. Indwara y'umutima nayo burya ni indwara nyinshi zituruka ku bitekerezo, uburyo ibitekerezo bikoreshwa. Indwara ya gatanu niyo gucika intege. Hari abantu rwose bariho ubona ukagira ngo buri gihe, ukagira ngo bararwaye, ukagira ngo barwaye malariya, ukabona buri gihe batendebutse, ukagira ngo buri gihe bafite imbeho, ukagira ibintu. Gucika intege burya bihoraho, ni indwara y'ibitekerezo. Indwara ikurikiyeho ikimungu. Indi ikurikiye ikimungu nacyo kirazwi cyane. Indi ikurikiyeho ni ubumuga. Izi ndwara ziba ziturutse mu ntekerezo ako kanya. Indwara ikurikiyeho ituruka mu bitekerezo ni indwara y'uburibwe bwa hato na hato. Ukumva hano habiranze, ukumva birahoze, nyuma y'isegonda ukumva byimukiya, nyuma y'isegonda ukumva bija, nyuma ukumva bija. Iyo ndwara imeze nk'amavunane ituruka mu ntekerezo. Cyakoze ngo akenshi ngo harimo ziterwa no kubura umwuka mwiza. Ziterwa no kubura umwuka mwiza. Ntabwo abantu benshi bazi ko indwara ko kudashima ari indwara. Kudashima ni indwara, ni kandi ni indwara y'ibitekerezo. Umuntu ikintu cyose akorewe akabona ni igisanzwe. Wamukorera ikintu yari kuzakora mu myaka 3 5, kigakorwa mu munsi umwe, kugira ngo azavuge ngo Imana iguhe umugisha, kugira ngo azavuge ngo urakoze, kugira ngo birakaja. N'uburwayi. Kudashima n'uburwayi.
iyi ndwara ikurikiyeho guhora ureba intege nke zawe, burya ni uburwayi. Ukavuga uti none se ngo ariko simba ngibi ngo ibi si byo, ngo guhora urumva uri mu ntege nke ni uburwayi. Burya uhari we wese hari ikintu abazi abashoboye kuba yanarusha n'abandi bose, ariko kutamenya ko ibyo ko ariko bimeze ni uburwayi. Uhora wireba gusa, wireba kandi ukireba no mu ntege nke gusa. Iyi ntabwo ari ukwireba gusa, atari bya byo kwireba mu kirori muri miruware, oya, ahubwo ni uguhora wibona buri gihe uri kumva uragana, uri kwerekeza cyangwa se urerekeza mu ntege nke, ni uburwayi. Burya ubu bwose uburwayi bumaze kuvugwa hejuru ni uburwayi buba bwicaye mu ntekerezo. Inyinshi muri izi ndwara ushobora gusanga ntaho ziturya, ukumva rwose ntaho iri kukubabaza, ku buryo ushobora kugira n'isoni zo kubwira muganga ati muganga ko nyumva n'agahinda, wavuga indwara bakagira ngo ni uguteta, kandi atari uguteta, kandi ari uburwayi. Izi ndwara rero mu bihugu byacu by'abirabura ntabwo tuzivuga, ariko zitugejeje kure. Mu bihugu byateye imbere ho ziravurwa. Ariyo mpamvu twifuje ko kugira ngo iki cyigisho ukimara kucyumva wagifashisha n'abandi, kugira ngo niba hari abandi bafite uburwayi buteye nguku nabo bakizwe. Akaba ariyo mpamvu burya ngo Imana iteka ryose mu kigeragezo icyo ari cyo cyose ngira ifite ubufasha, ngo nta kigeragezo gishobora kubaho Imana itatangiye cyangwa se idafitiye ubufasha. Ushobora kwibaza uti none se ubundi mbere kugira ngo tubone umuti w'izi ndwara ubundi zo zivaye, ukicara ukavuga uti ariko ubundi agahinda mporana kavaye. Burya nta kabura imvano. Guhorana agahinda bigira imvano, guhangayika bigira imvano, gushengurwa bigira imvano, gucika intege bigira imvano. Ariko tugiye kubagezaho imwe mu mvano imeze nk'ihuje izi ndwara zose. Dore ngo ikintu gituma izi ndwara ziri kubaho, icya mbere ngo gutegeka intekerezo z'undi muntu. Burya ngo gutegeka intekerezo z'undi muntu bitera izi ndwara z'agahinda, guhangayika umutima, gushengurwa n'izindi nk'uko twazivuze. Burya ikintu cy'itegeko mu ntwaro ibiri Satani akoresha, iyo uburyarya, iyo uburiganya ananiwe kubukoresha, intwaro ya kabiri Satani akoresha ni ugutegeka. Satani abanza uburyarya, akabanza amayere. Iyo uyavumbuye nta kindi kintu gikurikiraho ngo ni ugutegeka intekerezo. Gutegeka intekerezo rero niyo soko ya mbere y'indwara nyinshi z'ubwonko, ndetse nuko zimaze kuvugwa ahangaha. Kandi ntabwo ari intekerezo gusa, ngo gutegeka ubushake bw'undi muntu nayo ni n'akandi kagingo kari mu gutegeka. Ngo ntabwo byari bikwiriye ko umuntu ategeka intekerezo z'undi cyangwa agategeka ubushake bw'undi. Burya muri gahunda y'ijuru ni ukwigisha umuntu akabyakira, akabyumva, kuko iyo bisaba itegeko Yesu yari abifite mu nshingano ze zo kudutegeka ku neza cyangwa ku ngufu, kandi tukabyemera. Ariko muri gahunda z'ijuru nta gutegeka bibamo. Gutegeka intekerezo z'undi rero, gutegeka ubushake bw'undi, burya niyo mvano y'indwara nyinshi z'intekerezo. Bishobora gukorerwa mu miryango, birashoboka. Umugabo wenda akaba yategeka umugore, umugore ashobora gutegeka umugabo. Igisubizo cy'iryo tegeko ni izi ndwara zagenda zigaragaza mu miryango yacu cyangwa se hirya no hino, kandi
nkuko munakurikira ibi byigisho muzaje murasangira ibivugwa ari byo koko. Uzaje uzafata urugero wenda ngurwo umuturanyi uvuga uti ariko urebe nk'umugabo ukunda gutegeka, urebe umugore ukunda gutegeka, urebe ab'umuryango uzasanga zimwe muri izi ndwara zaramaze kubinjirana kera. Gutegeka intekerezo z'undi, gutegeka ubushake bw'undi, indwara ikomeye. Akenshi burya no gutegeka intekerezo cyangwa ubushake bw'undi bigira aho biva. Burya akenshi ngo bibafatira ngo ku ntege nke z'umuntu, ngo wewe udashoboye ibi ngibi si ngo reka njyewe mbikore, akabikora ameze nkaho ariko gutesha agaciro, akabikora nkaho agusuzuguye. Kwifashisha intege nke z'umuntu warangiza ukamutegeka, kwifashisha intege nke z'umuntu warangiza ukayobora ubushake bwe, uri kumutera indwara cyangwa uzamutera indwara zamazwe kuvugwa haraguru. Ikindi aho izi ndwara ziva, kutabwiza umuntu ukuri, kutabwiza umuntu ukuri. Iri hame rikunze guturuka ku baganga. Umuganga ashobora kuba ari kuvura umuntu akabona uwo muntu rwose igihe cyo kuba kuri iyi si kirarangiye. Umuganga ntamubwira ati ese umubano wawe n'ijuru wawutekerejeho? Iyo umuntu ageze mu marembera nuko umwibutsa umubano we n'ijuru. Buryo umuntu ageze mu marembera ukabona agiye gucika abantu, ngo wakagombye kumwibutsa umubano we n'ijuru, ukamubwira uti wa murwayi we, kumaze igihe urwaye utekereza gute ku mubano wawe n'ijuru? Burya ngo iyo agiye ngo hari igihe iyo firimbi ya nyuma uba umuvugirije mu gutwi yongeraga kuyitekerezaho, ukabwira Imana ati rwose Mana, nyamara ubanza umubano wanjye nawe umeze nabi, mbabarira. Ukaba uvuze n'ubutumwa bwiza, ukaba umurarikiye kuzaragwa ubwami bw'ijuru. Ku kamba ryawe nawe hakabagiyeho inyenyeri y'uwo muntu ukijije muri iyo minota ya nyuma. Kutabwiza umuntu kuri rero, ngo mubwiye ngo yacika intege, ngo mubwiye ngo yatendebuka, ngo mubwiye ngo yagira ngo ninjye ubiteye, bikomeza uburwayi. Umurwayi agomba kubwirwa mu mvo n'imvano zikiri kubitera. Yego ngo hari igihe ukuri kose bitaba ngombwa yo kukuvuga, ariko ngo habaho kugenekereza ku buryo n'umuntu yakwiyumvisha icyerekezo. Mu bintu bituma ziriya ndwara zigera hafi muri 10 zigera ku muntu, ngo ni ukwihugiraho. Kwihugiraho ikibazo cyose cyaba, ngo nzakemura ingorane yose ibaye, ngo nzayishakira igisubizo. Burya hari ingorane zitugeraho, hari ibibazo bitugeraho, ari umuturanyi urabikemura. Abantu benshi ntabwo bazi iryo banga. Hari ikibazo cyinjira mu muryango, ari umuturanyi urabigisubizo, ku buryo niyo umuryango mwakwiteranya, mwakwiteranya n'abandi bakwiteranye, batabona igisubizo kereka umuturanyi akigezeho. None se reka dutange nk'urugero, wenda umubyeyi afashwe n'inda, ni umwana we wamuvura, ni umugabo we wamuvura, si umuturanyi hari igihe agomba kuza da. Niko bimeze kandi kwihugiraho rero ntabwo ari byiza ku bibazo byose. Ntabwo nanone bivuze ngo byose bimenywa n'abaturanyi, ariko hari ikibazo umuryango ugomba guterana ukavuga ngo sha iki ni kanaka pe, ni kanaka mu muhamagaraza kirangiza. Kwihugiraho. Iyo ahandi izi ndwara ziva, ngo ni ukureba abakuri imbere gusa. Abantu barebaga abantu babari imbere gusa rwose. Izi ndwara ntabwo turenda kuzazicika. Kanaka kamana, kanaka uzi ko yaguze imodoka we, ayiwe ubwo ni ku wa mbere, bigeze ku wa kabiri. Kanaka uzi ko yaguze ipariseri, ayiwe ku wa gatatu. Kanaka uzi ko yaguze inka, ayiwe
abantu iteka bakomeza kureba abantu babari imbere gusa ntibarebe n'aba bari inyuma. Izi ndwara ntago bazicika. Ikindi gituma izi ndwara, imvano y'izi ndwara, gukunda isukari mvaruganda, gukunda ibinyamavuta byinshi ndetse na rukoro nyinshi. Ubwo ndavuga inzoga, isukari, ibinyamavuta byinshi ndetse na rukoro nyinshi cyangwa se inzoga. Ntabwo izi ndwara bashobora kuzicika. Reka dutanga urugero. Uzarebe nk'igihe umuntu yanyweye arukoro nyinshi kamuganza, umusinzi ataha ari kwigamba ukuntu agiye kurwana, kandi amaze gutangaye, arayamaze se, ariko agenda mu nzira ari kuvuga ngo ntibarangira, ngo buretse ngo ngerayo gusa. Ugasanga indwara y'agahinda igahita imufata. Iyo bibaye inshuro nyinshi ntayikira rero. Burya indwara nyinshi ngo zinaturuka no kutamenya Yesu. Burya kumenya Yesu hari indwara bikingira, kuba uzi Yesu ko ashoboye byose. Ngo hari indwara zidashobora kuguhangara kuba umuzi gutyo, ukaba uzi ko Yesu ahari. Ngo hari uturwara tudashobora kuguhangara rwose, tudashobora kuguhangara. Ariko uzi umuntu kubyuka turumbutse akaryama nk'usitaye, ni ikibazo gikomeye. Kubyuka turumbutse akaryama nk'usitaye ni ikibazo gikomeye, ni ingorane. Bisaba kugira ngo umuntu abyuka maze yishira mu maboko ya Nyagasani. Nagaruka icyagarukanye, yemwe niyo yaba narase. Ntago abantu benshi bazi ko niyo barase baba bazi ko baba baronse. Ntago abantu benshi bazi ko iyo umuntu yagiye gukora ntaronge aba yungutse. Abantu benshi ntago babizi, abapagani benshi niko babifata. Ariko ku bantu bazi Yesu, niyo bageze mu rugo batahanye ubusa baravuga ati Yesu siko ngarutse amahoro, wakoze n'ukuri. Nuko abana b'Imana babaho. Imiti rero igenda idufasha kuri izi ndwara zatuzonze, abantu benshi tutazi ko ari n'indwara. Umuti wa mbere ni ukunyurwa. Burya Imana ibishaka twese twagira ama etaje, twagira imodoka, twese twagira ibikuyu, twese twagira inka, ariko buri wese yakagombye kunyurwa n'urugeragezeho. Kunyurwa ni umuti ukomeye, kandi kunyurwa nta muntu ushobora kunyurwa atazi Yesu. Ntibibaho nanone, ibintu byose bishamikiye kuri Yesu. Nta muntu ushobora kunyurwa atazi Yesu. Gushimira, burya gushimira ni ikintu cyoroshe. Wagirirwa neza, wakorerwa neza ukavuga uti murakoze, Imana ibaha umugisha. Burya hari umuntu ubwira ngo Imana iguha umugisha akagira umwete kongera na bya bindi yari amaze kugufashaho cyangwa yari amaze kugukorera. Gushimira ni umuti rwose ugaragaza kunyurwa, ugaragaza kuzi Yesu. Umuti ukomeye, yemwe na Yesu ngo arawifashisha kugira ngo dukize abatuzengurutse cyangwa se ab'imiryango yacu cyangwa se abo dushinzwe. Umuti ukomeye ijuru ryifashisha ndawugutuye, ngo ni umuti uvuga ngo kugira umutima nama ugushinja gukora neza. Reka ngusubiremo kuko runo rushinge, iki ni ikinini abantu benshi batari baryaho. Kugira umutima nama ugushinja gukora neza, icyo ni ikinini gikomeye, ni urushinge rukomeye, ni serumu ishobora gutuma utandukana n'ibitaro, utandukana n'izi ndwara. Uyu muti ngukiza umutima, uyu muti ugakiza n'umubiri. Uyu muti ngo n'ijuru rirawukoresha kugira umutima nama ugushinja gukora neza. Waba ugiye kugera ahantu runaka
uzi ko nzi yo kanaka ati kandi naramucumbikiye. Waba ugiye kuja i Musanze ati mfiteyo mugenzi wanje ati kandi namutije ikintu runaka. Waba ugiye kuja mu bihugu duhanye imbibi ukavuga uti tuzi muri kano gace ati ushaka umuntu witwa kanaka. Uwo ni umuti ukiza umubiri, ugakiza n'ubugingo, ugakiza n'umutima. Dusoza rero kuri izi ndwara zikunda kuranga intekerezo zacu, zikunze guturuka mu ntekerezo. Burya ngo n'aba bantu bakagombye barwaye izi ndwara ngo bakagombye kuja kwa muganga. Abashaka gukenera andi makuru aruseho ku byerekeranye n'izi ndwara, bakwifashisha igitabo cyitwa Rengera Ubuzima, umuzingo ni uwa mbere, ni icyigisho cya 18. Rengera Ubuzima ni umuzingo wa mbere, paje ni ya 18. Ngo dusoza ngo burya ngo n'igihe ukoresheje n'iyi miti ukabona ntabwo bikunze, ngo jya urakomeza umenye ko Yesu agukunda. Ngo igihe ukoresheje iyi miti cyangwa se n'iyindi wagerageza ukabona ntabwo bikunze, ngo jya urakomeza gutekereza kandi umenye ko Yesu agukunda cyangwa se adukunda. Izina rye rero reka rikomeze guhabwa icyubahiro ku bw'izi nama akomeza gutanga, kugira ngo ubwo turi mu isi ihangayitse, isi idatuje, isi irimo indwara nyinshi n'ibyorezo bigiye bitandukanye, tujye turamenya ko burya hariho n'imidugudu y'ubuhungiro iboneka kuri Yesu Kristo, iboneka ku byaremwe yaremye, iboneka ku nama yagiye aratanga. Reka mbasabire kugira ngo rero ababa barwaye, abo twaba tuzi barwaye, tubarangire iyi miti, izashoboka nidukomeza kwizera mu izina rya Yesu. Amen. Reka dusenge. Data wa twese, Imana yacu, turagushimye mu kudufasha ukoresha uburyo butandukanye. Reka tugushimire ko utegeka kuri mu ijuru, reka twongere tugushimire ko ukoresha ibyaremwe, reka twongere tugushimire ko ushobora gukoresha inama zitandukanye, kandi byose ibyo ukora ni kubw'inyungu zacu. Reka rero tukwereke bagenzi bacu bahangayitse, abatari bazi ko barwaye nyamara hari uburwayi, reka tukwereke abari guteza indwara, kuko wabitangaje mu nama waduhaye, kugira ngo twese tumenye yuko iyo tugeze imbere yawe Yesu Kristo bishoboka kandi bigakunda, kugira ngo ubushake bwawe bukomeze kwigaragaza. Reka izi nama, iyi miti uduhaye ikomeze kutugirira akamaro kugeza igihe uzagarukira ukavuza impanda y'imperuka tukagusanganira mu kirere, kandi turi benshi mu izina rya Yesu. Amen.